noneho ntiwirengagize ko hari imbogamizi ushobora kugira uziteganye nurangiza no kuziteganya uteganye uburyo ki wazaza ufite ibihumbi 5 by'idolari ndabanza nibone nkaho umuntu ufite ibihumbi 10 by'idolari ko intego yanjye kuri njyewe no mfite miliyoni 10 ariko ndashaka kuzizamura ngo zigeze kuri miliyoni 50 donc no kuvuga ngo ndabura miliyoni 50 nkakibura ariko iyo nabyutse mfite gahunda y'umunsi niyo twaba rutundu dutanu yego hashyiraho akavi yego banumva rwose nduwagaciro biraze kuvuga ngo start your day by doing the most difficult thing kuko numara kugikora izindi byose uraza kubona ari ndabaramukije inshuti bakunze Ukwo Table Talk ni karibu mu kiganiro tubeho turiho hamwe na life coach Pascaline ndetse na Desire Mbarushimana hamwe na Tumaine Innocent. Umunsi tugiye kuganira kuko twatanze isezerano niba ntibeshye. Yego ubushize twasezeranyije abantu ko nyuma yuko bamenye uburyo ki bakorganiza intego zabo cy'abakora goal setting hari n'igice cy'ingenzi cyane icyo bita action planning. Action planning ni je action plan ni ikarita ikugeza kuri za ntego wamaze kwiha exactly ni road map to the goal wihaye sibyo action plan ikimaze no gufata ya ntego ikayisatagura mu duce duto uri bukore none ku buryo uzajya byo kuvuga ngo ngiye gukora iki ukagikora ukabuze neza ko icyo ukoze kizabasha kukugeza kuri ya ntego wihaye. Uno munsi rero turi buganiriza abantu ni gute wabasha gukora inzira nyayo yakugeza kuri za ntego wihaye. So tugiye guharura umuhanda. Exactly, tugiye guharura umuhanda utugeza kuri ya smart. Ya smart yashize. Okay, turawuharura dute rero baca hehe? Genda bite duca hehe? Mu guharura umuhanda wacu wa action plan ikintu cya mbere twaheraho ni ugutangira ufite ishusho yaho ushaka kugana ari byo mu cyongereza bise ngo start with a final goal cyangwa ishusho ya nyuma yaho ushaka kugera ugatangirana nayo niba ushaka kuzaba ministre nyuma yo gukora za goals zawe buri gihe uri kuri ya position y'ubuministre so icyo nicyo bita donc niba numvise neza ubwo ikintu cya mbere kiratangirira mu mutwe tangira wibona tangirana ya shusho y'ahandi wifuza kugera. Icya kabiri nicyo twise mu cyongereza ngo break it down into small actions and set deadlines. Ubivunagure mu tukorwa dutoya twegerana cyangwa se tukujyanisha hahandi kuri ya shusho wifuza kugeraho and set deadlines. Nurangiza setting rero igihe wifuza kuzabigereraho. Icya gatatu ni prioritizing aricyo bivuga ngo urebemo iby'ingenzi. Icya kane aricyo twise ngo consider potential obstacles and check backups cyangwa se prepare backups. Nyuma yo gukora twa dukorwa dutoya noneho ntiwirengagize ko hari imbogamizi ushobora kugira uziteganye nurangiza no kuziteganya uteganye uburyo ki wazazigomba ngo inzira yose yabamaho tangira rero tekereze icyo n'ikibazo ese nkwe nacyo ubwo nazakivamo gute. Yego ni icyaka nicyo ngicyo ni icyakane. Icya gatanu identify resources gerageza gutegura cyangwa se kwandika ubushobozi ibyo uzakenera utangirane nabyo. Icya gatanu ni monitor and celebrate what success. Ujye monitoringa cyangwa se ujye ureba achievement kugenda ubigeraho nurangiza una celebrating cyangwa se wishimire uko ugenda wachivinga step by step. Nuvuga ngo za celebrating ngezeyo hariya nifuza kugeraho buke nyuma yo kumonitoringa celebrating mu buryo bwo kwimotivatinga cyangwa kwiha courage. Ndumva ari ubwo buryo nahereza abagenzi banjye nabo bakanyunganira. Byose wabivuze so no kuvuga ngo ibintu biba biri hariya ku rupapuro nk'uko twabivuze twarabyanditse tubifite ariko hari ubuse ndahera hehe bigenda gute. So rero nk'uko Desire bitubwiye aduhaye utwira nka dutandatu twacamo ariko harimo icyongereza ndetse wenda hari abantu bumva mu buryo
butihuse nkanjye urugero kugira ngo numve bisaba ko rwose umuntu nk'umwanya akansobanurira so hari abandi rero bameze nka ba Pascaline ndagira ngo twongere tubinyuremo gatoya ndetse dutange n'ingero kugira ngo bishobore kumvikana neza kubera ko igihe cyose tutaharuye inzira urumva ntabwo twagera hariya ko twaba tubona resa nk'igihuru cyangwa se tubona ko kuhagera bidashoboka ariko nyamara bishoboka so tubisubiremo ngewe nshaka kubyumva kurushaho urakoze cyane Pascaline Ngiyi yamaze kutubwira amapoint 6 y'ingenzi ugomba gukonsidera igihe cyose ugiye gushushanya ikarita ikugeza kuri za ntego wihaye wenda ariko tugende tuyatangaho n'ingero zifatika kugira ngo birusheho kumvikana nta gishyashya ndi ubwiriza yatavuze wenda no kugira ngo umwunganire mu kugira ngo tubisobanure iyo ugiye gukora action plan yawe first umenye ko ntago habaho specific action plan y'ibintu byose kujya action plan zigiye zitandukanye nuko ngo iyi karita y'umuhanda ukujyana i Rubavu ntabwo izaba ikarita y'umuhanda ikujyana wenda Rwamagana ntabwo byashoboka sibyo ikarita y'umuhanda izanjyana kugabanya ibiro si uzanjyana kuganya amafaranga menshi ariko zose zifite ikintu zihuriyeho cyangwa se amapoint zihuriyeho y'ingenzi zigomba kuba zifite ariyo desire yari maratuye cyangwa ugomba kuba wateguye mbere yuko ushushanya izo karita ikintu cya mbere yatubwiye ngo you have to start with the final goal in your mind tangira wabanjije kumenya neza aho ushaka kugera the stop kuko menya aho uri first none unavuye ngo ndashaka kugera hariya none kugira ngo uzabashe kumenya inzira iri hagati kujyana nayo nuko wabanje ko hamenya neza uko nawe mfite ibihumbi 5 by'idolari ndabanza nibone nkaho umuntu ufite ibihumbi 10 by'idolari ko nibyo nshaka kugera exactly wamenye ngo ni ku bihumbi 10 nshaka kugera noneho nibwo tugiye gushanya inzira izamvana kuri 5 ingeza ku bihumbi 10 icyo ni point number 1 ndumva yumvikanye ariko ubwo no kuvuga ngo iyo maze kubona uwo nzaba ndiwe bimpereza courage cyane urumva mbanyotewe no kuzibona nyine hari reality ari byiza ngo ujye ukomezanya yashusho buri munsi ujye uhora wibona haha exactly yes noneho iki kintu rero kita kidufasha kumenya the distance between where I am and where I want to be your distance nimara kuyimenya rero let me take an example kuri ibi bikombe bibiri urabona kimwe aha naho ndi aha naho nshaka kugera step number 1 ni ukumenya aho nshaka kugana noneho step number 2 bavuye ngo break it down into small actionable steps no kuba ngo ngiye gufata iyi distance mfitemo hano nyice mu duce dutoya mbasha kubonesha noneho amaso utagiye kumena ikirahure nagari ibyo ngo ya distance mfite iyo izangeza aho nshaka ngiye kwikatagura mu duce dutoya twibikorwa noneho reka nguhe urugero ku mafaranga n'urugero let's say amafaranga y'ubako reka nguhe urugero ku mafaranga cyangwa se tuvuge no kugabanya ibiro wenda ku mafaranga ndavuga ngo intego yanjye kuri ngewe mfite miliyoni 10 ariko ndashaka kuzizamura ngo zigeze kuri miliyoni 50 donc ni ukuvuga ngo ndabura miliyoni 40 izo arizo zose let's say currency tuyiteho sibyo intego yanjye iraburaho miliyoni 40 that's the distance between where I am to where I want to be noneho ngomba kuhita mvuga ngo izo miliyoni 40 into actions zingana n'iki ni ibiki nkora kugira ngo mbone izo miliyoni 40 ushobora kuba nta gikorwa kiri specific kimwe nakora ngo kiti kima miliyoni 40 niyo mpamvu mbwiye ngo break it down into small actionable steps hari icyo nakora noneho kimpereza $1,000 hari icyo nakora kimpereza $2,000 noneho ndavuga ngo kugira ngo mbone miliyoni 40 nzakora utuntu duto tungahe tumereza miliyoni 1 kandi ubwo wibuka ko ufite igihe exactly no kuvuga ngo runaka nyine impamvu kuvuga kuri goal twavuze ngo achievable goals aha niho tutatangira kuvuga ngo according to my earnings ya goal yanjye irachievable niho nzahita ngenda nkakora na adjustinga kuri time bound yanjye bitewe nuko maze kubona ibintu bimeze nuvuga ngo rero step number 2 ni gufata intego yanjye nkayikata mu duce duto mbasha gukora so ni ukuvuga ngo niba ukeneye bya $40,000 by'amadolari yego uravuga uti wenda mu kwezi kumwe nzacuruza amakarita ya telefone akazaba ari aho ngaho ndangiza wenda nshinge n'akabutike wenda cyangwa butike nka 5 azajya kamaya naya hanyuma nindangiza
mfate n'abandi bana nka bahereza batanu bajye cyangwa kuzengurukana 10 amakarita bahereza utuntu two kuzunguza exactly ubwo ni ukugira ngo muri cya gihe runaka wihaye ya mafaranga uzabe nyine wayabona. Yes, exactly. Rero utwo tuntu twose ndatwandika uduce duto nabasha gukora kuko nta kintu mfite runaka kimwe ndi butenkora nka therapeuti nkahita ngo ku ntego yanjye. So byumvikana rero ko abantu benshi bajya batekereza ko ibintu bimwe bidashoboka ariko mu by'ukuri biba bishoboka. Exactly. Ahubwo icyo tubura ni ugufata bya bindi twifuza ngo tubishyire mu buntu buto buto. Ubundi baravuga ngo urushishi rumara inzovu ariko one bite by time. Inshishi zarya inzovu yapfuye, inshishi zikariye zikayimara yose igashira. Ariko how do they do that? A bite by time. Zishonaho rimwe zikituriza, zishonaho rimwe zikituriza, zishonaho rimwe inzovu ikazarinda ishira. Urakubyumva? Urabigabanya mu duce dutoya wabasha gukora. Tubibutse yuko buri kintu cyari cyose hari uburyo wakigabanyamo, niyo mpamvu tutavuga ngo buri area tufite ukuntu tuyigabanya hano kwabugenewe, sibyo? Noneho icya gatatu design yatubwiye ngo prioritize cyangwa se hitamo ibintu by'ingenzi. Abantu twese priority ngira ngo twumve icyo ari cyo. Yes, exactly. Abantu benshi mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo muri twa tuntu twose dutoya nakoze ni twinshi cyane ku buryo ntadukorera icyarimwe. Harimo utworoshye, harimo udukomeye, harimo udufite utunzanira income nyinshi, hari utwongeraho ikintu kinini, hari utwo mbona niyo naturekera inyuma ntacyo byakica, n'ubu ndarebamo utw'ingenzi kandi twihutirwa. Ni ukuvuga ngo hari utwukenewe, hari utwukeneye twihutirwa. Exactly. Hakaba n'utundi ukeneye tutihutirwa, hakaba n'utwihutirwa ntadukeneye, hakaba noneho n'ututihutirwa ntanakeneye. Ni ukuvuga ngo rero choosing a priority ni ugufata noneho cya kintu cyihutirwa kandi nkeneye kugira ngo mbashe kuba aricyo meraho. By the way, I can recommend igitabo sindi kwibuka neza mu author cyitwa Eat That Frog. Eat That Frog ngo icyo gikeri biraza kuvuga ngo start your day by doing the most difficult thing. Kuko numara kugikora izindi byose uraza kubona ari nko kunywa amazi. So bivuga ngo wari igikeri ibindi byose byaza ubona biza ari ibintu byoroshye. Igikeri n'ibindi byose wabikora. Exactly. Icyo ni point ya gatatu, ni ukuvuga ngo guhitamo mu priority no organize. Donc iyo urakora action plan ukora list y'ibintu byose mu kajagari ikikuje mu kwitesha cyane nugatangira kubinambara ngo number 1 uhereye kuri priority. Naguhera kuri alphabet, naguhera ku no bitonde utangira kuvuga ngo number 1, number 2 ira, number 3 iri hariya bitewe na priorities. Noneho number 4 bakavuga ngo consider possible obstacles and create backup plans. Nukuvuga ngo niba wabikoze byose bantu umenye yuko ntabwo inzira zose ziba ziri perfect, ntabwo ari exactly. Ni ukuvuga ngo usubura ahantu hasa neza zidora n'ibyondo amabuye muri wa muhanda wanjye, muri bya bikorwa byanjye byose ntabwo ariko byose bizagenda uko nabandi. Ugomba gutekereza yuko hari n'imbogamizi zishobora kuzabamo. Izo mbogamizi rero izo nshobora kuidentifying, ugomba kuzidentifyinga ntaranatangira, nkaba nazanditse ku ruhande. Aba bana bamwe bashobora kuzatekereza kunyiba, niba nzabigenza ni cyangwa se nakora iki gituma batazanyiba. Byaduka rimwe muri twa tuduka koze rishobora gushya, ni iki nakora in case niba abantu bajya ngo let me do the insurance, sibyo tuvuga njye muri assurance. Yes, exactly. Nuko mu gihe uri gukora action plan yawe tekereza n'imbogamizi ushobora guhura nazo muri icyo kintu, sibyo? Bivuze ngo abantu bamwe iyo bakoze goals yo bihaye intego bakaba batateganyije ko bashobora guhura n'amahwa cyangwa se inzitizi, iyo bahuye nabyo akenshi bahita bifata batya bakagivinga bakaba batse bya bintu se nuko ati ndatsinzwe bakaba babivuyemo. So rero byumvikane neza ko umuntu ateganya n'ibibazo cyangwa se inzitizi ashobora guhura nazo muri urwo rugendo rugana ku ntsinzi. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi bagendana batwara imodoka gusanga bafite bote mu modoka, arabizi neza ko hagiye nta mvura yaguye uwo munsi, ariko who knows ishobora kuza kugwa. Yateganyije bote rero kugira ngo nigwa ataza kuba ngo ndagwa mu modoka cyangwa ndamize inkweto zanjye. Ukumva ugomba guteganya imbogamizi, noneho izo mbogamizi ukanareba icyo zikoraho in case zibaye cyangwa se zirinde backup, uko creating a backup plan. Urumva? Noneho icya gatanu yatubwiye identify resources. Kora liste kwa dukorwa twose wamaze kugira, kora na liste tuzansaba iki income. Let's not say on income. Wenda nshobora kuvuga ngo ngiye ugabanya ibiro, nkeneye kujya muri gym,
so nzakenera gazo guteruza ibyo byuma, nzakenera imyenda ya siporo, the resources I will need so that I can make those things happen. Umupira wo kwifubika mu gitondo, kujya muri gym se kandi dushobora kubyuka twirukanka. Umupira wo kwifubika mu gitondo, utwo tuntu twose. Donc ni ukuvuga ngo muri rwa rugendo rwawe ni ibiki uzakenera kugira ngo rubashe kugerwaho, ubyandike nabyo ube ubizi. Kuko nimba ugiye gukora umupangu, niyo mpamvu uzabona umu engineer ari gukora plan y'inzu, arandika ngo tuzakenera imifuka 50 y'isima, tuzakenera iki twose agomba kuba atuzi kugira ngo atazatangirana ibikoresho bituzuye akaba frustrated atageze kuri ya ntego ye, sibyo? Uko no identifying resources, uzakenera kuba ari financial resources, kuba n'ibindi. Ubwo resources ntago ari igishoro, gishobora kuba ari igishoro sometimes, urumva, ishobora kuba ari abantu another time, ishobora kuba ari real estate things, ishobora kuba ari amazu runaka, ishobora kuba ari ubutaka, ishobora kuba ari imyenda, anything yagufasha kugira niba ari igishoro nacyo kiba kirimo muri izo resources. Kuko udafite icyo gishoro, noneho hakaza point number 6 Mr. Desire tuganirije kuba ngo monitor and celebrate success. Aka kantu ntabwo abantu benshi bakazi ariko ni ingenzi cyane. Ni ukuvuga ngo rero mu rugendo urimo, kubera yuko uzaho uzarangiriza, periodically ugomba kuvuga ngo igihe runaka ngomba kujya nikorera auto evaluation. Ngomba kujya nicara nkareba aho ngeze. Yes, ukikorera isuzuma. Exactly. Ngo ya ntego nihaye iri hariya ni $50,000. None ya $50,000 nihaye ko ngomba gukora utu dukorwa runaka kugira ngo nugereho. Wireba $50,000. Reba twadukorwa wihaye $50,000. Uzaba wazigezeho wenda mu myaka 5. Exactly. So ngo mu mwaka wakagombye kwisuzuma. Buri munsi muri za kubera ko twa breaking the down the small actions ni dutoya ku buryo byageze no ku munsi, ku buryo niba tukaba no munsi ndakora iki, to break ukagera on daily basis. Uyu munsi ndakora ibi ngibi, urumva? Nuko byumvikane kwisuzuma abantu bashaka kurikora buri munsi every day. Ubundi kuri ubundi barimo ntukagiye kuryama udasuzumye ibyo wagezeho kandi utananditse ibyo uzakora. Ese tugomba kwisuzuma. Impamvu tugomba kwisuzuma ni ukugira ngo tubashe kumenya nimba eske turi mu nzira nzima, kuko hari abantu bari kugenda bibwira yuko bari kugana aho bifuza kandi bari nko gusubira inyuma cyangwa barayobye, urumva? Ni ukuvuga ngo rero aka kantu ko kumonitoringa ni ukugira ngo urebe kakaliste k'ibintu uhaye ko uzakora. Ntabwo ngo urebe za $50,000 warazigezeho, reba twatu niyemeje gukora, ese kandi naragakoze barimo biranjyana hahandi. Exactly. Kugira ngo kuko ushobora no kwibeshya cyangwa se wenda za nzitizi twavuze zikaba zahindura ibintu uko wabyibwira. So bivuga ngo iyo wisuzuma kenshi bituma ushobora no guhindura ya nzira wari warahaye. Exactly. So umumaro wo kwisuzuma ni ukugira ngo utadindira cyangwa se ngo ushiduke wanahumbye ahantu wari washoye cyangwa se ibyo ushaka kugeraho utabigezeho. Ugiye wisuzuma noneho uvuge ngo aka nagakoze, aka ntabwo nagakoze, ni ukubera iki ntagakoze, byagenze gute, kandi ko ntagomba kugasimbuka. Hari utuntu twinshi abantu basimbuka tukazabagaruka mu minsi iri imbere. Niyo ugomba gusuzuma all the step. None akantu ngo celebrate the success, rero aka kantu ni ingenzi cyane. Hari abantu batekereza ngo okay, ubwo nihaye goal yo kuzagura imodoka ya $20,000 ninyigura nza celebrate. Come on, it doesn't work like that. Nubona miliyoni ya mbere celebrating, wow, ndikubigeraho kuko hari uburyo wumva umeze iyo utagiye gucelebratinga ariko uba wanakoze. Exactly. Hari igihe bishobora kwanga cyane rwose. So celebrating rero urihemba. Ubundi Jim Rohn yaravuze, nkunda kurikirana Jim Rohn cyane, ni umuhanga cyane nka mentor wanjye. Yaravuze ngo hari feeling iza muri wowe iyo uri muratikinga kuri buri kantu gakanakarangije hari uburyo wumva umerewe bikumotivatinga ko umunsi w'ejo uzamera neza. Ngo rero every step on the way celebratinga, ishimira intsinzi yawe, unihembe nimba bishoboka ahubwo. Yes. So ubwo niba ntibeshye muri action plan, action plan mu Gifaransa avuga mu Gifaransa plan d'action, mu Giportuguese plan d'action. Wow. Ubwo niba ntibeshye iyo umaze kubona iyi action plan ugomba kugira n'umunsi na gahunda y'umunsi. Exactly. Ni ukuvuga ngo ntago biri byiza umuntu wese ufite intego
kubyuka agatangira umunsi adafite gahunda y'umunsi. Exactly. Kuko akenshi umunsi ugupfira ubusa. Exactly. Nkuko twabivuze se ugira ngo umuntu apfushe ubusa ukwezi ngo kuko avuze ngo ukwezi iminsi 30 ngo nyipfushe ubusa hoya ni wa munsi umwe ni ya saha imwe ku munsi upfushe ubusa n'umunota ukabona burije niyo mpamvu bavuga ngo break down into small actionable steps. Small nagavuga ngo muri ukwezi ngomba kuba ngeze kuri ibyo ukwezi nabyo breaking down until ugeze on the level yuko buri saha uzi icyo uri gukora kagitiking za small uzigabanyamo small ibyo wihaye ku kwezi hitabibagirwa ibyo mwaka ujye ku byo kwezi nabyo bigabanyamo iminsi. Uzi ko nge iyo mbyutse nkajya mu kazi ntafite urupapuro rwanditseho gahunda y'umunsi cyangwa se no muri telefone hagiye gushyira no muri telefone nkasoza umunsi wanjye uzi ko yagiye nshaka icyo nakoze nkakibura kandi ni ukuri mba nakoze ariko nshaka icyo nakoze nkakibura ariko iyo nabyutse mfite gahunda y'umunsi niyo twaba ari utuntu dutanu nkashyiraho akavi mba numva rwose ndi uw'agaciro. ari nayo mpamvu nanjye naboneraho kwibutsa abantu burya hari undi muhanga wavuze ngo ntukajye ukora ikosa ryo kugera ku buriri waguye agacuho wananiwe ni bibi. Go to bed and find some minutes yo evaluating no planning a days ahead. So ni byiza ko tuzaba tugera ku buriri tutananiwe twaguye agacuho duhita dusinzira. Ni byiza ko tugera ku buriri tukamedita tukanareba ibyo twagize tukanapanga umunsi ukurikiyeho. Birafasha cyane. Ese umuntu ufite action plan afite igishushanyo afite ibintu yifuza ko hari ibintu bimugoye. Donc no kuvuga ngo reka nene guhera aho ngo kuri action plan umugoye kuko biragoye cyane ko ibintu bikugora ufite action plan. Donc no kuvuga ngo urabona nk'ubu technology yaraje za Google Map umuntu asigaye ambwira ngo ntarahagera na rimwe nkahita mpagera kubera iki mfite map. No kuvuga ngo map ni pourcentage ni ya 80% nakubwira iyo ufite map already ikintu ubura nicyo bita discipline. Ngira ngo tuzanakivugaho ubutaha ahubwo ikintu bita discipline nicyo kintu ubura gusa kugira ngo ugere ahantu. Donc ahubwo akantu kagora abantu ni ugufata goals zanjye nka transformingamo into small an action plan nkashushanya ikarita. Nicyo kintu kigoye cyane no kuri ziriya steps. So dufashe icyo abantu rero bashobora kuba bafite ikibazo nk'iki. Ikintu cya mbere nge na recommending abantu cyangwa nabagiramo inama ni ugufatira ibintu bakabikora muri teori bakagerageza kubiviva babibemo mu buhe buryo. Abantu benshi pourcentage nyinshi y'abantu bari hanze babayeho mu nzozi afite dreams sibyo kandi izo dreams hari undi mugabo w'umuhanga wavuze ngo dreams without goals are just dreams. Ngo arangira avuga ngo they automatically fuel to disappointment. Izo dreams izo nzozi ufite recommendation ikomeye naguha icara ufata urupapuro n'ikaramu uzihinduremo goals utangire planning. Igihe cyose utarazihinduramo goals ngo uzigiremo intumbero cyangwa uzifatire icyerekezo zizahora ari dreams kandi zizagutekinga kuri disappointment kuko nta utabyifuza ubundi bose barabyifuza ahubwo hari n'uba atabishobora. Ahubwo niyo mpamvu recommendation nge natanga ari uko wagana aba life coach cyangwa se aba mentors. Uko tuba twabikoze ni ibintu byinshi cyane kandi goals zizakugeza ku cyawe nako plan izakugeza ku cyawe kizangiza ku cyanjye ahubwo twe twagufasha bitewe n'ibyo ufite ubu n'ibyo wifuza kugeraho gukorana nawe nagagukorera gukorana nawe plan d'action inoze neza iri ku murongo ku buryo noneho uzajya byukuzi icyo gukora kugira ngo muri cya gihe twagufashije kwiha ube warageze kurebora. Ako nakazi kaba life coach kandi twakagufasha neza ukaba wava muri frustrations ugatangira noneho kujya muri life of achievement. Wakinjira muri contact mu buryo tuzashyiraho muri video kugira ngo ubashe kumenya ni gute wafashwa financially, health, everything, education, ibintu byose kugira ngo ukore plan na self development ariho harimo na ya discipline dukeneye byose. Okay, dushishikariza buri umwe wese rero kugumana natwe. Hari ubwa mbere ugeze hano rwose uraduhereza motivation ukora subscribe ukora notification kugira ngo ube mumwe muri twebwe tubane duhorane hanyuma tubashe kubaho turiho hanyuma tuberane nabo mumaro. So rero na ubutaha ntuzacikwe n'ikiganiro kindi aho tuzaba turi kuganira kuri discipline kuko kugira goals kugira intego ntago bihagije.
hari benshi bafite intego ariko ntabwo bazigeraho suko batabishaka yes suko batabishaka ahubwo babura icyo bita discipline ni karibu rero naho ubutaha nakagaruka ntuzacikwe amahoro ciao ciao ciao